ya mwami w'abagore yagize ati ntimukambone mpora nseka mugire ngo niko no mu buzima busanzwe bihora hari naho ngera nkarira ku buryo no kwiyahura mbishoboye nabikora. Reka ninjire ku kibazo kigize kubaho hagati ya Yago na Chita. Ni ikintu kikwereka yuko uyu Chita ni umuntu iteka uhora wivanga mu bintu by'abantu, urumva akahora yivuruguta mu bintu by'abantu ashaka kuvuyanga ibintu byose, yigize umuvugizi, yigize umuntu w'umunyabwenge, yigize imvuga kuri, ashaka kwigira inkoma amashyi y'abakire. Uyu Chita yagiye afasha abantu benshi, mu bantu agiye ibyo kubafasha tube tubiretse. Buri umuntu uteye gutyo ntabwo ubufasha baguhaye jewe mbwita ubufasha iteka buba buri mu nyungu ze no mu mipangu ye. Ntabwo yafashije Nyambo na Titi, ahubwo Nyambo na Titi Brown baramufashije. Uriya muntu si umuntu mwiza. Sabe buriya nubwo mumwita ngo ni umwana mubi, buriya Sabe impamvu munamwita umwana mubi, we aproteje inyungu ze kandi ibyo si ubwana bubi. Ngo buriya nguriya mugore ngo yabanje gukundana na Chita. Ngwino ndebe ni ibintu byavuzwe sinima mbyemeza hano. Ngo yabanje gukundana na Chita bigahurese n'inkuru nigeze. Noneho buretse noneho Sabe kuko ari yari we boss, buriya Sabe afite amafaranga kurusha Chita, buriya ni nawe boss wa Chita. Ngo buriya na karitije kari hagati ya Sabe na Chita bapfuye ngo umugore umwe ngo yaraterese niwe wibobanje gutereta, undi ngo aza gutereta nyuma. None yagiye kuri cya gipangu yasimbutse we agira gute arorosoro twatavanaho kandi yagomba kudushyiraho. Afite big influence. Ikintu yari kuvuga twari kuyobokaho, ariko yarice areka abantu babaga Sabe ukwezi kose. Wa mugani wa Chita ati babaze Sabe bro. Uzi ko buriya Chita ibiganiro yakoze byagiye bihereza trace aba YouTuber bro. None se nimba umuntu nka Eva wa John sibyo uzi nibiganiro yamukozeho, ashaka kuza akavuga ati giye Kasuku nta roho mbi nta birenze. Ureka abantu bavuga ngo shizeho ngo defensive measures bro. Who are you? Defensive measures defensive measures uzi ibyo ari byo? Umuntu ufite capacity urumva yo gushyiraho defensive measures aba yihagije, nta nuhana agomba kujya kurega. None uvuye kurega muri ribu yuvuze defensive measures yabisobanura ko washyizeho imbago nibirinda. Uyu Kasuku ibyo yivuze byose, ibyo bintu bya defensive measures rero itangiye kuzana iyo ni iterabwoba mu bantu. Wowe uragira umuntu ngo renga nkumene urinde uri igiki, nimba ubangamiwe sanga urwego rugufashe nk'umuturarwanda wari we wese, urumva. Hari ikintu kimwe nkunda kuri Kasuku Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu, mbasuye mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Ni Slim Jesus TV ndetse na Laila Wiz Show. Hello, meze neza? Bravo. Yego, twita dutangira twibutsa abantu mufite amazu meza, muba mu mazu meza cyane ahenze ariko mudafite amazi ashyushye. Reka tubibutse ko dufite device zikoresha imirasire y'izuba litiro 150 ikoresha kumarana iminsi 3 amazi ashyushye. Hanyuma ushobora kwishyura mu byiciro, tuguha garanti y'imyaka 3, twaguha n'umutekinisiye ukwenstarira ku buntu. Hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Iyi device rero ibifiteho na paratoneri cyangwa se umurinda nkuba, ku buryo iyo ushyize ku nzu yawe nta bwoba bwo kongera kuvuga uti inkuba yamirabyo bimwe bimaze iminsi bihahamura abantu bikubita abantu. Inkuba ntiyongera kwegera inzu yawe kuko iba irinzwe ibiriho paratoneri. Wahamagara kuri 0788 359 cyangwa kuri 0782 00 tuguha na promotion yo kwishyura mu byiciro iyo utabashije kwishyura, kandi nabwo igiciro ntabwo kiremereye cyane. Nk'umuntu uba muri renti ya miliyoni rwose y'inzu ya miliyoni cyangwa se mu gihumbi $100 ashobora no kuvuga uti boss ko nta mazi ari hashyushye waretse uku kwezi hayishyurira device ko nubundi zabisigaye ku nzu yawe ubutatu kabibarana gutyo, kuko aba ahantu hari amazi meza ashyushye, boga amazi ashyushye. Yego, tunabibutsa gahunda y'uko dufite n'iyi nzu
iyi nzu muri kubona nayo iri ku isoko. iyi nzu muri kureba kuri screen zanyu Yego. iri kugurishwa, iherereye Kicukiro Kanombe ku Gasaraba, ni munsi y'ikibuga cy'indege ku muhanda wa kaburimbo, muri quartier nziza cyane. Iyi nzu ifite abaturanyi bazima pe, uyiguze waba uturanye n'abantu beza, n'utugeretse gusa nk'uko uyibona, nayo igeretseho icyumba cyo hejuru, ifitemo ibikoresho bishyashya, nayo ubwayo ni shyashya, ushobora kuyigurana n'ibikoresho bishaka cyangwa ukayigura yonyine. Wahamagara kuri 0888 359 cyangwa ukaapproachinga Slim Jesus kuri 088200 7152. umwe muri twebwe washikira yakugeza kuri iyi nzu tukumvikana. Njyewe personally mbemere discount ya 2% kuri iyi nzu. Yego, kuyo bazaguca. Kuyo bazaguca. Nanjye mbemere discount ya 0%. Nawe ni 2%. Ya. Yes, reka none tuhite twinjira mu kiganiro aho cyacu. Dutangiye twamamaza inzu, urumva none ibijyanye na real estate, tuhite tunikomereza ku mutipe uri hano hanze wo bita Chita Magic ndetse aho n'Akasuku. Ibyabo hano hanze ngo byakomeye. Nabonye byakaza ibintu byabo. Bwa mbere nabanje kugira ngo ni bimwe by'imihanda, ariko nabonye biri very serious than we think, kuko nimba abantu bashobora kwicara bagaterana amagambo, buri ikiganiro cyakozwe ari kimwe, ikindi kikagisubiza, ikindi kikaruka, ibintu biba byabaye guterana amagambo. Tutangire gutya tubagezo ni inkuru mbi, ni inkuru ibabaje. Uwo bita Kasuku muri kano kanya amaje gutanga ubuhamya ko ashobora kwiyahura. Ariko reka mbabwire ibi bintu tubamo, nyamara pe Kasuku J Squeezer Kasuku ya mwami w'abagore yagize ati ntimukambone mpora nseka, mugire ngo niko no mu buzima busanzwe bihora. Hari naho ngera nkarira. Ibisinjya mbizana kuri social media kuko nicyo bita umugabo. Bavandimwe rero nabamenyeshaga ko nkorerwa menace ihambaye ku buryo no kwiyahura mbishoboye nabikora. Don't call me or text. Neze ko numva aya magambo Kasuku ashyize kunuza anteye ubwoba. Nubutumwa yageneye abakunzi be. Jibwiye n'abantu ngo mwimpamagara cyangwa ngo munyandikire. Neze kuki avubujije abantu ko bamuhamagara cyangwa bamwandikire. Shaka ari gusezera ku isi. Uzko Kasuku yava ku biryo turebye nabi. Kasu industry itarimo birakapfa, ntukagende ntukakubure papa. Ibyo yabikoze nyuma yaho yaramaje gukora live iremereye cyane, baramuhamagaye itava kuri live. Ariko nanone twibaze, uyu Kasuku ubu butumwa yageneye abantu be, hari abantu mujya mubona bakomeye wa mugani mukagira ngo bo nta mitima yo kuba barabagira. Yego, abantu bose, umuntu wese uremye mu nyama n'amaraso, umuntu ngo ndakuvuga ikiremwa muntu cyose uko yaba ameze kose, urwego yaba ariho rwose, aba afite umutima ukomereka, aba afite n'umutima ubabara. Ntuzibwire rero ko uzamubabaza rimwe, mubaze kabiri, mubaze gatatu ngo wumve ko ibyo bintu bitazamukoraho. Bimukoraho ubwo hari igihe abantu baba bafite umutima ukomeye wo kwihanganira ibyo bintu, ariko bidakuraho yuko kwihangana cyane gushobora gutuma umuntu isa yafata ibyemezo bigayitse. Birimo n'ibingibi Kasuku ari kuvuga ati mbishoboye nanakwiyahura. Nimukagire ngo hano umuntu aba ari gutera impuhwe, kuko Kasuku ntabwo agamije kubatera impuhwe. Ni umuntu buri uvugisha ukuri, arakubwira ati nkunde nubishaka, nutanabishaka ubirorere. Ati inshuro nyinshi ararira, abari kurira. Rega buriya izi mbuga nkoranyambaga sinkubeshye zitera depression, twese bitubaho rwose. Kasuku ntabwo navuga yuko ibyo avuga bitari byo. Ibintu Kasuku avuga 100% nibyo, kuko abantu benshi tuba kuri izi mbuga nkoranyambaga hagiye ukubitana n'umuntu akagukorera ibintu, akagukorera ibishitani. Ukibaza atari kubundi aba bantu n'abantu mbana nabo ni inyamaswa, ukayoberwa ibyo ari ibintu. Kasuku rero yavuze birashoboka cyane 100%. Yego. Uyu Kasuku rero ubu butumwa yageneye abakunzi biwe, urumva ko arimo avuga ngo ntibakabone ahora aseka. Mu gihe abantu benshi bakunda kumubona kuri social media akamubonamo igicucu, ikigoryi, nkuko uhabita Noza yavuze, ako warabyumvisha ibyo Chita yavuze, ngo uyu Kasuku ngo afite abafana be ngo yita ibigoryi. Ndi mu kiganiro please
komeza. ntabwo aba bita ibigoryi Andika mu bundi message. buryo, ntabwo aba ari kubita ibigoryi mu bundi buryo Yego. akomeje. Ntabwo ntekereza ko Kasuku urwego rwe ubwenge afite yafata abantu bamukurikira bamwinjiriza, Yego. bariya nibo bakiriya be, ngo abite ibigoryi. Yego. Kuko buri wese agira ukuntu akora akazi ke, aba anafite n'ukuntu abanye n'abantu be. Yego. Rero umuntu ntakaviriya ngo aze kwivanga muri bizinesi z'abantu ashake kumuteranya n'abantu. Buriya nibyo Kasuku yavuze, kare numvishe ikiganiro cye ndagikurikirana live live yakoze, mbona ko Kasuku ibintu avuga 100% ni ukuri. Wa mugani uraza kudekiriva kwinjira mu kazi k'umuntu ngo abantu bawe bagukurikira ngo ubita ibigoryi, nawe ubatutse kandi bamukurikirana baragukurikira, sibyo? Kandi yenda wabivuze ntabwo abivuze akomeje abyegereje umutima, wowe uje kubikonfirima, ubwo se urumva umubarinde. ugicita Kasuku abantu bamukurikira afite uko abanye nabo, afite uburyo buraga nabo, sibyo? We rero nkaho ukaviriya abantu bakasuka uko babanye nawe ntabwo ariko babana nawe, uzi nako bagufata wowe ukaza kubyemeza, wowe ni wowe utukanye, wowe ni wowe ututse abo bantu ko ari ibigoryi. Nyamara Kasuku we ntiyabatutse, ahubwo ugera nese ubwo nkwise nk'ubwenda ariko nturi cyana kibi, sibyo? Ndagututse. Tuba tubraze nk'umuntu dukorana nk'umu workmate n'ibiki, uko tubanye bitandukanye n'ukundi muntu mutaziranye uturutse iriya yabikwita, icyo gihe abagututse. Rero ni ibintu Kasuku aba yavuze rimwe na rimwe aba yabivuzeho baraza nabo ubwabo bakabyemeza. Kiriya kintu Chita yavuze cyanyeretse ko koko ari wa muntu uba ushaka iteka ukoma amashyi, ni inkoma amashyi ku bakire, ni inkoma amashyi ku bantu ashaka gucama akatwazaho, urumva? Kwereka yuko wari umuntu mwiza, kwereka yuko ari we muntu uri seriye, kwerekana yuko biriya bintu ntabwo bro abantu buri kubwira baba bagusoma intekerezo. Jya muri comment section ndebe. Ariko nanone tuganire dukurikije wenda ibyo Chita yavuze n'ibyo Kasuku avuga. Uyu Chita iyo bari gupfa ngo akazi ngo bagiye kwaka ngo bita kwa marishari. Ariko se nanone kibazo uri umukire, ni gute uhereza umuntu akazi ko kwamamariza ajya kwamamaza mu bantu yita ibigoryi, urumva wowe wakamuha? Ariko se wowe urakoze cyane kumpa urugero kwa marishari. Ahangaha ndahita nguhu ingero ebyiri z'umufiririzo. Kwa Kasuku ho ndeke kwinjira kuko bagirana ibibazo sinarindi, urumva? Ariko reka ninjire ku kibazo kigize kubaho hagati ya Yago na Chita. Yago yigize guclaiminga kuri social media ko Chita Magic nako Marshal Real Estate bamwemereye ikibanza mu gihe bari mu gitaramo cya Yago. Icyo kibanza koko barakimwemereye, turabibona twese, byaciye muri media muri Kigali. Yagarategereza nk'umuntu rero uwamwemereye ikibanza cyemereye ku mbuga nkoranyambaga, kumba kwibukiriza hehe ku mbuga nkoranyambaga. Tugiye tubona Chita aje kuba umuvugizi wa Marshal Real Estate nk'aho ari we CEO wa Ntuza, ari uri kubazwa ikibanza, nk'aho uri murakibazwa. Erega ibintu birakomera, araza yigira umuvugizi. Ni ikintu kikwereka yuko uyu Chita ni umuntu iteka uhora wivangavanga mu bintu by'abantu, urumva? Akahora yivuruguta mu bintu by'abantu ashaka kuvuyanga ibintu byose, yigize umuvugizi, yigize umuntu w'umunyabwenge, yigize imvuga kuri, urumva? Kandi biriya byose ababikoze ashaka kwigira inkoma amashyi y'abakire. Marishari nahise mbona ko Chita ari nka wa muntu ushobora guhereza karibu mu kantu gatoya agahita yigira nyururugo. Ushobora no kumuha ikaze mu rugo iwawe, yagera agahita yigira nyururugo. Ibishatse kuvuga, ndashaka gusobanura uburyo ki yakoranaga na Marishari kiragiye, ariko ahita yigira umuvugizi. Hari ukuntu uza mu rugo rw'abana, hari ukuntu uza mu rugo rurimo abana. Kera nk'umwana wajyaga gusura nk'iyuje ugiye nko mu rugo rw'abantu ngo biraba, ukaza rwose ugafata nk'agatelekomande ukabona umwana araje ati telekomande yacu ndakwihanisha. Urabona nkurikije ibintu Chita yakoreye Yago cya gihe byo kwigira umuvugizi kwa kuri Marshal, timvira kuri Marshal wanjye nk'ahari se, urumva? Kibanza cyacu ntakidogo. Atimvira kuri Marshal wacu nk'ahari umuvugizi we, kandi yari umupagasi nk'abandi yamamaza, sibyo? Hariya kwa Marshal yari umukozi nk'abandi, ashinzwe kwamamaza, ntabwo ari umuvugizi. Ariko Yago yisabiye ikibanza aje kwigira umuvugizi, kwitanguranwa gusubiza Yago nk'aho ari we Marshal mwenyewe. Noneho nkanakubitaho n'akantu
Kasuku yavuze kukuntu ngo yajyaga agenda akajya gucomeka ababosi ababwira utu na turiya none agafata abantu akabacomeka atazi ni kwa nawe bari gucomeka ari inshuti magara. Narebye mbona Chita imyitwarire yimeze, hari abantu ushobora kwinjiza mu rugo rwawe yagera mu rugo agatangira gutanga amategeko. Abantu bameze nka Chita bakora ibintu bimeze bityo. Ni nko kumuha bya bindi bitaga ngo bamuhaye ngo mushyo ngo yongereho na munyegera. Mutamwa yongeraho ngenda. Yes. Ngo bamuhaye butamwa ngo yongeraho na ngenda. Ni ukuvuga ngo umuha response, umuha akantu gato gusa. Gukora ikosa ryo kumuha access ku bintu byawe ahita yigirana, urebye nabi yanakwirukana ku kazi. Niko bene aba bantu bameze. Ni ukuvuga ngo ni ba bantu ashobora no kwinjira mu rugo rwawe yagera agatanga gutanga amategeko n'amabwiriza ati mada ko utari guteka inyama kandi abashyitsi baje kandi atari nyiri urugo. Uyu kitagiye afasha abantu benshi mu bantu agiye ibyo kubafasha tube tubiretse. Buri umuntu uteye gutyo ntabwo ubufasha baguhaye jewe mbwita ubufasha iteka buba buri mu nyungu ze no mu mipangu ye. Giye kukubaza ikibazo. Uyu Chita Magic ubu ngo muri iminsi uri kwarizwa muri filime bita Ibanga, filime ya Nyambo na Kiramana. Yego, niwe muntu wa mbere wafashije couple ya Nyambo na Titi kumenyekana cyane. Ntiyacuruzaga? Ko yacuruzaga. Ko atafashije ba nyirabyatsi na ba sebyatsi tutazi? Ko yatagetinze couple tuzi bakunda banareba. Ariko ibintu by'imihanda turabizi winjijisha kandi nawe urabizi. Ntabwo yafashije Nyambo na Titi, ahubwo Nyambo na Titi Brown baramufashije. Turaza kwibaza rero nyuma yuko Nyambo na Titi batandukanye bari bazwi ko bakundana. Uyu Chita yaje kwinjira muri filime Ibanga akundana na Nyambo. Uravuze ngo Kabarira system. Kabarira inkuru ya Kabarira yize. Nago nyize. Kabarira itariki hari ku itariki 2 z'ukwa munani. Yo nkunu uzi ko banarimbye indirimbo yayo. Ya hari ya mbere z'ukwa munani. Ni ya mbere kwa munani. Nebyiri. Ya mbere z'ukwa munani ni ebyiri. Oya nebyiri. Ya mbere z'ukwa munani ngo bamubwiye izina ni ya Medi. Ebyiri rero. Ebyiri z'ukwa munani. Ebyiri z'ukwa munani Kabarira yagiye kwerekana umukunzi. Nk'uko Korode w'inshuti yawe yaguca ati siri waje nkajya kukwereka tukajyana nkajya kukwereka sheri wanjye. Wagerayo ugahita musimbura. Icyo cyabaye kwa Kabarira. Kabarira yateye agapapu wari wamujyanye ngo agiye kumwereka umukunzi. Nese uravuze ngo nibyo byabaye kwa Chita Magic. Abantu bashaka kubivuga ati hari n'abantu bagiye kubona batera muri comment bati ngo Chita ni wateranyije ngo Nyambo na Titi. Ibi byo ntabwo nabyemeza nta nubwo ari nabyo. Yenda ushobora kuba na Nyambo na Titi batari bari mu rukundo ari bya bindi by'amaco y'indayo kuri social media ngo abantu bicururize. Ibi byo ntitwabimushinja, ariko reka tuvuge ku bintu biri reyeri abantu bahora bamuvugaho. Buriya umuntu navuga ngo uriya muntu si umuntu mwiza, uriya umuntu akora akantu kameze gutya, icyo kintu tujye duca akarongo duceceke twirebere. None se uko batoranyijemo Chita Magic ko batavuze Slim Jiza ntaba kuri social media? Chita yagoya mu bantu ya mentioninze yigize kumuvugaho, ariko we acakura navuga ati nubwo bimeze bitya ati ateye gutya na gutya. Kasuka mugaruka ariko Chita no kugenda uteranya abantu sobeka amakano ko kwangisha abantu ababosi ubimisha akazi, sibyo? Ako kantu kabona twongera kukabona kwayaga igihe yitira umuvugizi. Yego, yanga yuko Yago arwanya yuko Yago ahabwa ikibanza ari yemerewe na Marshal Rio Estate. Tutangiye kubona ko buriya uzatinya ikintu kivuzwe rimwe kabiri. Umunyarwanda yaravuze ngo induru ntigivugira ubusa hehe ku musozi. Chita ntabwo ari we zina riremereye kuri social media. Dufite ba Sabe buriya nubwo mu mwita ngo n'umwana mubi, ariko bro indabo zawe baziguhe. Sabe akora utuntu twe. Buriya Sabe impamvu munamwita umwana mubi we aproteje inyungu ze kandi ibyo si ubwana bubi. Sabe bamushinja akantu kamwe gusa akahise kangwino ndebe. None se ngwino ndebe si umugore, Sabe si umugabo.
ibyo ntibinatureba ntabwo tugomba kugendera si igihe sinabirekana amakosa ndi umugore wa Sabe mvuge ngo yanciye inyuma sibyo nta nubwo musaza wanjye yashatse ngo ino ndebe ngo mvuge ngo musaza wanjye bamuciye inyuma ubundi kuki tujyana amazuru mu bitatureba ntabwo biturabiriye kandi aranamaze Sabe rero ntabwo turamubona mu itiku ryo kuba ngo yagambaniye umuntu muri ubu buryo agamije kumwambura akazi kuki Chita Magic ari mugarukwaho niba wenyine ufite izina riremereye kuri social media buriya nujya uzatinya ikintu kivuzwe n'umuntu umwe kikavugwa n'umuntu wa kabiri iyo buriya ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi nigize kumva hari amakuru nigize kumva muri ya nkundura ya Sabe ya nkundura ya Sabe na Ngwino Ndebe abantu bakanibaza tukira aho ngaho abantu bari baje bati kuki uyu Chita yaje kazajya akora ubusesenguzi ku nkuru ya Sabe namona kasuku yabigarutseho kasureka ngo amakuru numvishe ubanza we ntayo wumvishe hari ibintu byavuzwe je numvishe ngo buriya nguriya mugore ngo yabanje gukundana na Chita oya Ngwino Ndebe ni ibintu byavuzwe sinima mbyemeza hano urumva Ngwino Ndebe ngo yabanje gukundana kasuku banza kano kantu nta kazi yaza kukamenya ntabwo ari kumuhereza yakundanye na Chita ngo yabanje gukundana na Chita bigahurese n'inkuru nigeze noneho buretse noneho Sabe kuko ari yari we boss buriya Sabe afite amafaranga kurusha Chita burani nawe boss wa Chita nawe wamuzanye ambwa atariko sha gihuzi ko ndi boss noneho se ko uzi ko ati reka tugire aba atanze imodoka ngo n'abarateranyije abagabo aranamaze wese ntago wajya hari akantu wari wowe se none Sabe yagiye hari iki aba yanabikoze namubwira ni uri umuntu Sabe yaragiye hari iki yari umunezero happiness wanyimye happiness ni ibintu numvishe bivugwa ngo buriya na karitije kari hagati ya Sabe na Chita bapfuye ngo umugore ni ibintu numvishe bivugwa ni ibivugwa ntago mbyemeje hano Sabe na Chita bakaba barapfuye umugore buriya abagabo ngo burundi bapfa ibintu bitatu niyo mahame y'isi abagabo bapfa icyubahiro amafaranga umugore ibi bintu bitatu umugabo buryana kunyuzamo isasu buriya umugabo warya nubwo byaba ari ibicyuka ryukabimara nubwo yaba ari amayoga ahenze ukaryuka ukamucura ukarya ukanywa ukamucura ibyo rwose arakubwira ati bro it's fine nta kibazo ugasanga arabiteretse ukabirya n'ibiryo wabiteretse ukabirya ukabimara akubwira ati bro warushonje nta kibazo bro magana ama big up ti inzoga zihenze ati nta kibazo ariko ku mugore bro ni sasa ari gushyiramo ku mafaranga hasi excuse hari abantu bajyaga bibaza ku cyubahiro ubundi abagabo ngo bapfa ibintu ibi bitatu gusa umugore amafaranga icyubahiro ibyo bintu bitatu iyo ubikoze ku mugabo mugenzi wawe bro n'ubuzima wawe uhasiga nuko ngo biteye akaba ari cyo cyatumye Chita na Sabe batandukana ni narabyumvishe burya ngo bapfuye nde umugore bapfuye umugore umwe ngo yaraterese niwe wibo banje gutereta undi ngo aza guteretanya ibyo bintu nabyumvishe muri ya nkundura hanaga ibintu nukuri ariko nkanibaza wa mugani kubera iki aka kantu ko kuva ngo hajemo kutumvikana kuki nyuma ahubwo nyuma zira nkura aribwo bahise bazana ibintu ngo Chita na Sabe barashwanye none ze badashwana wowe ntabwo wabonye wowe ari wowe inshuti yawe abantu bose babona ko ari inshuti yawe ubu ntabwo dukorana nuri workmate wanjye ntago abantu bose babona yuko utangambanira ntago abantu bose babona ko ntakugambanira ejo nje nkavuga ibintu byawe nkanagusebye ntago abantu bose bakumirwa we ni wababara muri kiriya gihe Chita ntabwo yari gukora inkuru zigenda zijugunyamo akantu ahubwo ari kugeza avuga ati jewe Sabe ni inshuti yanjye dore ukuri kw'ibintu nguko akabeshyuza akadefanda umugabo mugenzi we aho yaguye akarenzaho iki utwatsi none yagiye kuri cya gipangu yasimbutse we agira gute arorosora utwatsi avanaho kandi yagombaga kudushyiraho si ko umugabo n'umunyarwanda uvuga ngo aho umugabo aguye kandi cyane ko Chita buriya
ni umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu. ni na afite big influence. ikintu yari kuvuga twari kuyobokaho. Ariko yaricaye areka abantu babaga Sabe ukwezi kose, wa mugani wa Chita ati babaze Sabe bro. Kandi koko baramubaze. Kandi Chita yaza kanavuga ati uriya munsi Sabe twari turi muri ibi nibi, byari kwa birangiye, yari kuba arwanye ku muvandimwe. Ariko yaracecetse aho bakajyanagamo akantu ati n'ubundi uzi ko buriya Chita ibiganiro yakoze byagiye bihereza trace aba YouTuber. Yego, hari aba YouTuber nzi bagiye bahera ku bintu Chita yavuze. Umuntu tugomba gukuraho content. Bagiye bahera ku biganiro Chita yakoze babaga Sabe aragenda ararwara, ntitwanabona n'ahantu Chita akora ikiganiro nk'umujama we avuga ati twihanganishije. Yari no kunyomoza kariya kantu kuko bavuga ngo Sabe ari mu kagare kandi ari inshuti bro. Urebe ngo buriya umwanzi wawe muba muri kumwe mbirimbiri. Ibintu ntago mbyemeje, ariko nibivugwa ngo buriya umwanzi wawe muba muri kumwe too close, hafi yawe. Niyo mpamvu kugira ngo abategereje, abari hafi yawe gutegereje kuvugwa ngo nawe akuyeho agashambara, akureho ubwambure bujye ku karubanda. Buriya muri ya minsi simvuze ngo ibyo Chita yakoze ni amakosa, yacuruje nk'uko abandi ba YouTuber bose bacuruje, sibyo? Yego. Ariko ibintu yakoze nk'inshuti ya Sabe yabikoze mu buryo butari bwo. Yagombaga kwica buriya Chita iyo yicara muri iriya minsi akavuga ati njyewe nk'umuntu wa hafi wa Sabe, mbahe n'ibimenyetso, yashaka akazana n'ifoto ya kera abeshya, akaza akanavuga ati Sabe twari turi kumwe kuri uyu munsi muramubeshyera. Twari kwirengagiza ari amashusho yose twabonye tukayoboka ibyo avuze. Ariko icyo kintu ntiyakikoze ngo arwane ku muvandimwe we, ahubwo yarazaga akisesengurira nk'abandi bose, tugakurikira trace y'ibyo yavuze, tukaza tukavuga ati Chita ubwo yavuze kuri ibi ati buriya bimeze gutya, tukahita tubyinjiramo. Ariko abantu benshi baranamunengaga bati Chita kuki ngo ari kuvuga kuri Sabe ngo akazana runaka ngo akamunenga. Nyine yakomeje kubikoramo, ariko yakoze kinyamwuga kwanza, ahubwo reka tumushimira. Yakoze kinyamwuga Chita gute se? Nese animba nibyo yakoze ni kinyamwuga, ariko si gishuti. Buriya ibyo yakoze kinyamwuga nuko yarazi ko inkuru ivugwa ari ukuri, ahijyana kinyamwuga nyine nk'umunyamwuga. Ariko nk'inshuti ibintu by'ubunyamwuga uba ubishyize ku ruhande. Niyo mpamvu aho naho buriya ugambana inshuti yawe ngutekerezaho kabiri. Atakoze kinyamwuga ni kuri Yago gusa. Kuri Yago yari ivanze, ntabwo yagomba kuza kwigira umuvugizi wa Rio Estate. Come on, biriya bintu byababaje n'abantu benshi, na n'ubu kano kantu turakibuka. Yago yaranditse ku mbuga nkoranyambaga ngo, yanditse kuri Twitter icyo gihe, ubu ni X, arandika ngo atamaso yaheze mu kirere kuri Rio Estate, Marshal Rio Estate mwamaye ikibanza, ariko ntacyo mwama. Ariko amaso yakoresheje iryo jambo ngo amaso yaheze hehe mu kirere. Nta n'amasegonda yaciyemo bro, Chita yisaza gusubiza nk'umuvugizi wa Marshal. Ko byarangiye n'undi Yago amusubiza mu buryo buri hash, buri sensitive, bukomerekeje. Abantu benshi turanikanga, atari kubundi uyu Chita we ateye aturuka ko ari uwamamaza nk'abandi bose kuva ryari umuvugizi wa Marshal Rio Estate. Icyo gihe byabaye na Saga. Yego. Ari naho nahise mbonera ko bishoboka ko ibyo Kasuka avuga ari ukuri. Uyu Chita hari ukuntu agenda agateranya bagenzi be kuba bosi kugira ngo we yibonere ibiraka. Buriya hari ari nko guprovinga Marshal ati gihe burya nana kuvugira bro, ati ngiye naba n'umuvugizi wawe, burya nana n'umuvugizi wawe kuri social media. Marshal afite amafaranga menshi. Asundi Kasuku ko ari muri Amerika, ubundi abaje abarwana niki? Ubundi Kasuku ko ari muri Amerika se bikora ko ari umunyarwanda. None ko abandi tuba dutegeza amafaranga y'aba diaspora. Kasuku ari kuza kurwana amafaranga ariko afite uburenganzira bwo gukora amafaranga mu buryo bwose abishakamo. Oya, Kasuku aranaho nanone birabyo nago bari ibyo ugomba guhigira. Buriya Kasuku, buriya reka iki kintu tubanze tunamukure. Kasuku
credit indabyo zawe baziguye muri comment section. Hari ikintu kimwe nkunda kuri Kasuku, uri muri influencer wese aramuza akoze nkawe Yego. rwose twatumeze neza. Kasuku ajya duzibishiriza abantu badasobana, ajya tubagira ibigarasha bro. Hano nkavuga ati Kasu indabo zawe baziguhe. kumara kubaga ikigarasha ngize akaza kabaga kita urumva batabakoze ibintu Ese nimba yigize nabi areka kuvugisha ukuri. yakagombye gukorana na cita ahubwo bakabaga abo bantu. None Chita nimba adashaka gukorana nawe, ntabwo cita yakwana n'umuntu ufite abakunzi yita ibigoryi. nakubwiye ngo afite uburyo Nuko akora. ngo Kasuku agomba Uretse guhinduka. genda gake ahindutse ate? agomba guhinduka. None se wowe ukora kimwe na Chita? Imikorere ya kuri channel yawe, ntabwo dukora kuri kimwe. platform yawe. Ntabwo dukora None kimwe. kuki ushaka ko Kasuku nawe akora nka Chita? Agoye. Buri wese agira imikorere ye, afite n'abamukurikira uburyo babanye n'imibanire yabo, kandi baranabimukundira, sibyo? Kandi Kasuku abantu bamukurikira bamuzi ko ari uwo nguwo nyine, sibyo? Baranabimukundira, baranabyakira. Baramutse batabikunda bakora unfollow bakagenda, sibyo? Niyo mpamvu nkubwira ngo dukwiye gukura amazuru muri business z'abandi bantu. Buri muntu wese aba afite ukuntu abana n'abantu be, abafite ukuntu aciringa n'abajama be, abafite ukuntu aciringa n'abamukurikira. Azirongaza akora ikiganiro wamugana akabita ibyo ngibyo bakagaruka bakongera bakakireba, nuko batabufata osere babibona ko yabikoze nka brag, sibyo? Kasuku ntabwo ari kuri level yo kwita abantu bamukurikira ibigoryi, kuko azi akamara abantu bamukurikira bamufitiye. Kasu bro wegenda nakwemera bro man. Kasuku ni umunyabwenge, azi abantu bamukurikira ko aribo bakiriya be, sibyo? Kasuku azi ko abantu bamukurikira aribo bantu bamwinjiriza. Ntabwo rero yabura ubwenge bwo kubita abantu be ngo abita ibigoryi. Abenshi bakunda kumwita ngo kaguru ariko Kasuku twese ntabwo badutuka se, kandi tuba twabaye ibintu bizima. Ibyo ni ibisanzwe kuri social media, kuri platform. N'igihe ukubitana n'umuntu avuye iyo ngiyo atarasanzwe no gukurikira, ataranakora subscription, akaza akagutuka, ni ibisanzwe. Ibyo turabyakira ko twarabyiyemeje, ariko ntibikuraho yuko ibintu Kasuku aba yavuze aba bikwiye. Nta nubwo Kasuku buri agira umutima mubi. Njemaje kubyitegereza nkurikirana ibiganiro bye byinshi. Kasuku nta roho mbagira. abonye na Eva John nta roho mbagira. abonye na Eva ari kumushimira ati Kasuku yarambaza ariko kimishwa n'uburyo yambaza avuga ngo papa bro. None se nimba umuntu nka Eva John, sibyo? Uzi n'ibiganiro yamukozeho, ashaka kuza akavuga ati giye Kasuku nta roho mbi, nta birenze. Ariko Eva John ni umujama, azi showbiz icyari cyo. Ntago bifata ibintu ngo abyegereze roho, abyegereze umutima. Ureka abantu bavuga ngo shizeho ngo defensive measures bro. Who are you? Defensive measures? Defensive measures uzi ibyo ari byo? None se ubu urwego rukomeye cyane rw'ingabo ruzashyiraho defensive measures kugira ngo abanzi b'igihugu batadutera. Wowe defensive measures ushyiraho n'iziki? Ariko basha defensive measures nimba wazishyizeho ugiye muri gukora iki? Kino kibazo reka nkibazo wavuze rino jambo. Nimba washyizeho defensive measures muri bugiye gukora iki? Birasobanura ko urihagije. Ubundi umuntu ufite capacity urumva yo gushyiraho defensive measures aba yihagije, nta nuhana agomba kujya kurega, sibyo? None uvuye kurega muri ribu uragarutse ngo kizo defensive measure. Iyo Chita yavuze ni nk'izihe? Abashatse kuvuga iki? Bisobanura ibintu byinshi hano. ngo Kasuku nati defensive measures, reka mbisobanure mu rurimi rw'ikinyarwanda twese twumva, kuko abantu badukurikiye bose ntibumva ururimi. Babishatse kuvuga ngo nshyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ingamba z'ubwirinzi zirimo ibintu byinshi. Ushaka gushyiraho abantu bakumira, ushaka no kujya ya system ya Pastor Mutesi yo kohereza runaka ati uyu muntu mu mucecekeshe. Ushaka gushyiraho bino bintu. Buri hari abantu bakoresha ijambo batazi icyo bisobanura. yatanze warning. Ushaka kuvuga uti nimba utangiye kunyataka cyangwa ukata ku muryango wanjye, reka nze ngana inzego zimfasha, kuko dufite inzego zidufasha. Ariko hano mu Rwanda ntabwo dufite abantu cyangwa se umuntu ku giti cye, sibyo, ufite uburenganzira bwo gushyiraho imbago. Yuvuze defensive measures bisobanura ko washyizeho imbago nibirinda.
mani iri jambo riraremereye kuzongera kuvuga uzi icyo bita defensive measures ariko kandi turi mu gihugu gifite demokarasi buretse turi mu gihugu gifite demokarasi cyemerera buri wese kuvuga akamuri ku mutima iyo urenze imbago dufite dufite abasore hano n'inkumi iyo urenze imbago nta bya defensive bo baraza bakakubaza bati hariya wari ugamije iki yego uyu Kasuku ibyo yivuze byose ibyo bintu bya defensive measures rero itangiye kuzana iyo ni iterabwoba mu bantu sibyo kandi watangiye kuzana iterabwoba byo kuvuga ngo ufite defensive measures nta n'impamvu yo kugana RIB sibyo reka ngubwiye ikintu kuri bino wakabaye wicara izo defensive measures zawe zikagufasha zikanaguproteja defense measures ni uburyo ni ubwirinzi ni ingamba z'ubwirinzi none se muri RIB nzi ko yego no muri RIB barinda ubusugire bw'umuturage n'ubusugire n'ibintu nk'ibyo sibyo bashobora kuvuga bati sigaho ariko muri RIB nzi ko bazigenza ibyaha ariko ntabwo RIB turiha akazi RIB bagenza ibyaha none se ni gute ushobora gushyiraho ubwirinzi ku giti cyawe ugasaba na RIB yuko ukavuga ati nibitagenda gutya ndakora ibi icyo gihe rero ntabwo waba wizeye urwego rwawe uyu nguyu cita nyuma yo kuvuze ngo ndashyiraho defensive measures mu gihe Kasuku arenze kuri ibi yamwumvishe ko izo defensive measures amaze kuzishyiraho uwo bita ni nko kuvuga ngo umva nkubwire uburemere bw'iryo jambo ntabwo urabyumva neza uburemere bw'iryo jambo ngukizeho defensive measures ubundi defensive measures biba bivuga ngo ni rengarenga nkumene yego bisobanura ngo wowe you intervene in the action urigira mu gikorwa ntabwo uri butegereze urwego waregeye kuko ntabwo cita afite uburenganzira bwo gushyiraho defensive measures ahubwo urwego yaregeye koko rufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kumuproteja sibyo yego rero iyo uvuze ngo shyizeho rengarenga nkumene biba bisobanura ngo uwo muntu ushyizeho rengarenga mu nkumene aramutse arenze uwo murongo wamumena icyo gihe urihaniye turi buze kubihuza na ntuzahise ashyiraho ngo njyewe isaha n'isaha nanakwiyahura Kasuku niwe waporodinze icyo kintu bisobanura ngo birashoboka ko yatewe ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi biracyari mu rwego rw'urwego cyangwa habayeho Kasuku yavuye live nimugoroba adasezeye wabibonye nabibonye sinzi umuntu amuhamagaye ahita kupa bihurirana na defensive measures yagize gute yazashyizweho ariko basha hari amagambo muzajya mukoresha anabakoreho Kasuku ati ntihagire umamagara defensive measures igihugu genzi ko aricyo gishyiraho ibyo bintu kivuga kiti twe dushyizeho ubwirinzi wongera ni rengarenga nkumene wowe urabwira umuntu ngo rengarenga nkumene urinde uri igiki nimba ubangamiwe sanga urwego rugufashe nk'umuturarwanda wari we wese urumva ufite uburenganzira bwo gupuretejwa n'igihugu n'inzego zikireberera sibyo ariko wowe utangiye kwishyiriraho ibyawe biba bisobanura kubona ko warenze inzego ubushobozi yego urihagije none RIB wayigiyemo gukora iki ndabona ni ibibazo urumva ko narindi kureba nimba Kasuku nyuma yo kupostinga birari ikindi kintu ngiye gushyiraho kuri posti nta kintu nshyize ariko kuri story niko nta postinze ikigaragara cyo no kwenda agihari ari muzima ubwa mbere tubonye kuri social media hari abaterwa ubwoba ngo nimudaceceka turakora ibinabiriye twarabibonye mu minsi yashize sibyo turaza no kubikomozaho tugire tuti hari ikiganiro uyu Chita Magic yakoze ejo bundi mu kiganiro yakoze ari nabwo yibutsaga uyu Kasuku yagize ati reka mahereza urugero uyu mu minsi yashize ngo bita Pastor Mutesi ngo yaganye ikigo cyitwa ikigo cya Ndera wenda reka tuzabikore ikiganiro ubwabyo ngo ni ikigo cy'ishami rya Ndera bitewe n'ibintu bimuberaho kuri social media gusa icyo cyo tutaranakirengaho uyu mubyeyi nimba yaraganye hari ahantu Imana imuha umugisha sindi buze gukura ko yakomeretse
abantu baramukomerekeje pe. yego reka wenda reka tuzabiganiraho ubutaha tuzabikora ikiganiro cyabyo cyihariye twibaza ukuntu Pastor Mutesi yagiye Indera akurikije ngo ibiganiro akurikije bino bamukozeho. Erega ntago abantu bose bajya Indera iki kintu reka tukavugaho gato abantu batabishyiraho misunderstanding bakabitwara mu buryo bumwe bakatuvuga ibyo tutavuze. Iyo umuntu wese avuze ngo naganye Indera babumva ko wagize ikibazo cyo mu mutwe. Abantu benshi twita uburwayi bwo mu mutwe abantu benshi tuzi nko gusara sibyo. Ariko uburwayi bwo mu mutwe bushobora kujyana umuntu Indera ni bwinshi n'ihungabana ryajyana umuntu Indera ujye gushaka umuterapist umuntu kuganiriza. Ibi rega tuzabikorera ikiganiro cyihariye ariko kuba Mutesi yashaka umuterapist ahubwo yaratinze pe yaratinze. Tuzabikorera ikiganiro tureke kubyinjiramo cyane. Yego none twikomereze tunasoreza kuri izi defensive measure uyu nguyu Chita yashyize. Oya nakoreho defensive measures nimba geribu umva iyo waganye urwego ruriya bro ruriya rwego rurihagije. Izindi defensive measures zikanga tuza gutanga abantu hano ubutera ubwoba kura mu nzira reka urwego rukora ibyarwo ntabwo rurenganya ariko basha ariko reka nkubwire Imana y'umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi bacyo nabonye ahantu buri wese nta byayi uzico ndico nabibaye nimba ukasutya barakugarura gutya sibyo ibyo bintu byo gutanya ngo defensive measures nase nimba bashyize defensive measures ujye muri ribu ukora iki ko ribu y'ubwayo ibyo bintu bigorora utiri usakuza. Imana ibahe umugisha. Imana ibahereza umugisha mwakoze cyane. Twihanganishe Kasuku twabonye ko yavuze ngo ashobora kwiyahura nasezerano ku bantu biwe. Bro turagukeneye ubwo nasezera cyangwa se niyahura ubwo nyine yiyahura neza turaza gutekereza defensive measures. So rero reka dushimire mwe mwarimu dukurikiye tubitsa ko wowe uri mu nzu uhenze ntabwo aba mu nzu nziza ariko uwoga amazi akonje urabizi ko turi no mu bihe bigoye n'iki tugiye kwinjira mu bihe by'ubukonje ushaka amazi koga amazi ashyushye turagufasha tuguhereza icyuma kizajya kigufasha gushyushya amazi kubaho ufite amazi ashyushye. Iki cyuma ni Sora ni Panasonic ntabwo ari ngombwa kugicomeka ngo kigutware umuriro wo mu nzu. Abantu nabonye bakomeje kumbaza ku bintu bijyanye n'intuza na bambaza ngo se bishobora gucana reka mbisobanure. Abantu nabonye babihuza iki cyuma gitandukanye n'imirasire y'izuba icana amashanyarazi bisanzwe. Abamashanyarazi bakoresha amashanyarazi muzatugane iyo ntuza tubamamarize kuko nabonye hari abantu benshi batubaza kuri ibi bintu muzatugane tubamamarize ariko twebwe ibyo dufite hano ni ibijyanye no gushyushya amazi yo koga. Ni icyuma gishyushya amazi yo koga gikoresheje imirasire y'izuba ntabwo gicana amashanyarazi mu nzu. Gusa umwihariko gifite ni uko gifite paratonere uriya murinda nkuba iyo wagishyize ku nzu yawe ni ukuvuga ngo uri na safe. Yego. Nimero ni ya yindi ni 0788 359 cyangwa kuri 0782007152 reka tubifurize kugubwa neza aho muri mwese. Mwakoze.